bakunzi bacu inshuti zacu, uyu munsi rero ijambo ry'ubuzima twabageneye dushaka kubasangiza muri iki gitondo turisanga mu gitabo cyanditswe cya Matayo umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Umutwe w'amagambo haranditse ngo kudacira abandi urubanza, mwica urubanza namwe mutazacirwa, kuko uko muzaba mwaziciye niko muzazicirwa, igipimisho muzageresha nicyo namwe muzagererwamo. Kuki ubona akatsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ariko umugogo uri mu jisho ryawe ntuwubone? Ubwo se ubwira ute mugenzi wawe uti reka nkutokore akatsi kakuri mu jisho, kandi utabanje kureba umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza ukure umugogo uri mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza ushobore gutokora akatsi mu jisho rya mugenzi wawe. Ahangaha rero muri iki gitondo cyiza twabahitiyemo ijambo ryiza, ijambo ririmo ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwiza, ubu tugomba kuduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubutumwa butwigisha kudacira bagenzi bacu imanza mu byo turimo, mu buzima bwacu turimo, aho turi hose no mu gihe cyose. Nyagasani aratubwira ngo mwice imanza, kandi akatubwira ko iyo turi guca imanza uko turi kuzica ari nako natwe umwami umunsi azagaruka ari nako azaducira urubanza. Uko muzaba mwaziciye ni nako namwe muzayicibwa, igipimisho muzageresha ni nacyo namwe muzagererwamo. Ahangaha rero bivuze ko igihe turi gucira abandi imanza nibwo natwe umwami azaba ari kutubona, niko natwe aba ari kureba se ibyo tutuzuza, aho dusabwa mbere yo kugira ngo tujye gucira imanza tubanze tumenye ese twebwe twiyejeje, ese twebwe ibi ngiye sinabikora, ese niba nabikora nshobora kwihana Imana ikambabarira? Imana rero ni inyampuhwe, isaha n'isaha yakubabarira. Imana ikunda abanyabyaha cyane bisubiyeho kuruta ko intungane 99 basanzwe ari intungane. Yishimira rero intama yazimiye iyo yagarutse. Ahangaha hari urugero higiye mu gihugu cyo mu Burayi, umugabo yari ari gusenga, ariko uwo mugabo yari umunyabyaha, yari umujura, yari umusambanyi, yakoraga ibibi byose bitandukanye. Ariko haza kuza undi mugabo witwa Karoli, aje gusenga nawe asanga wa mugabo arimo arasenga, yasabanye n'Imana, yayigarukiye, ntazi ibyo ari kuganira, mu gihe ahagaze inyuma ari kuvuga ati Mana, nk'iki kirara, nk'iki gisambo cyaje hano kwenda iki, cyaje kwiba mu ngoro y'Imana. Ariko mu by'ukuri sibyo byari byazanye umuvandimwe, ahubwo ni kwa kundi ijwi ry'Imana riguhamagara ukabasha kuritega amatwi ukaryumvira, hanyuma ukagenda. Mu kiganiro cyashize twumvishe uburyo Kiza Cyose yari umusoresha mubi, yari yahuguzaga abantu, ariko umwami Yesu akagenda akajya kumureba akarara iwe, kubera ko yari yuriye igiti ashaka kumubona ko nibura hari icyo byamumarira. Maze Nyagasani Yezu igihe yari ari mu rugendo akamubwira ati Kiza Cyose manuka, uyu munsi ndarara iwawe. Rero Imana ikunda abisubiraho cyane, niyo mpamvu rero tutakagombye gucira imanza abandi, kandi batubwira ko nta n'umwe w'intungane, mu rurimi rw'Icyongereza bavuga ko no one is perfect, bivuze ko nta ntungane ibaho. Bavuga ko kandi n'intungane bw'icumuye 7. Si byiza rero ko twakira bagenzi bacu imanza, ahubwo tubasabire, dusabirane muri urugendo turimo kuri iyi si, tubashe kuzagiranayo amahoro. Ubwo tuzagerayo kandi tuzashima Imana, duhekane aho kugira ngo ducane. Kandi ndi kuvuga ngo duhekane, dusabirane kugira ngo tuzabashe kugerayo amahoro,
kandi byagushimisha uhuriye na mugenzi wawe muri kuririmba iz'abatsinze twibereye muri paradizo turi kumwe n'Imana kuko twakoze neza kuri iyi si. Ubwo rero bivuze ko tugomba gusabirana kugira ngo dukomeze gucira imanza. Twavuze ko uyu mugabo witwaga Karoli byaje kurangira n'ubundi atashye ahawe igihano aho kugira ngo atahane imigisha ko yari agiye gusenga, ahubwo yatahanye umuvumo. Aha rero biradusaba ko dukomeza kubaho mu budahemuka, kubaho twegera Imana, kuba twigurana n'Imana kugira ngo ibashe kureba icyo dukwiye nk'Imana nzima, itugenere ubuzima twagakwiye kubamo, aho kugira ngo turusheho kugenda ducira imanza abandi, ahubwo tukareba tugasukura ubuzima bwacu, tukiyeza kugira ngo isaha n'isaha igihe yagaruka yasanga twiteguye, duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Aha ngaha rero dusabwa kwegera Imana tukareka kuba indyarya mu byo dukora byose, tukaba nk'abana b'Imana bakora ugushaka kwayo. Aha ngaha rero niho ushobora kubona uri mu bibazo ukavuga ati ''ese Mana kuki bariya bo ubagirira neza kandi ari abanyabyaha?'' Ukabona urasenga cyane, ukabona ukora ibikorwa by'urukundo, ariko ukabona uri guhura n'ibigeragezo. Byihangane rero uheke umusaraba wawe, wumve ko na Yezu yicishe bugufi akababarana natwe, akangwa ku musaraba kugira ngo dukire. Bitewe n'uko rero na zahabu isukurirwa mu muriro kugira ngo ibe zahabu y'agaciro, niko nawe uba ugomba guca mu bikomeye, ariko twizeye neza ko ugomba kuzishimana n'Imana mu ijuru, kubera ko kugira ngo murabizi ko habayeho umugaragu w'Imana bitaga Yobu, aho yari atunze cyane, ariko Sekibi igashaka kumwaka ibyo yari afite, ikamugerageza, ariko agakomera ku Mana ye, kandi Imana yishimanye nawe. Imana rero idufiteho ububasha bukomeye, ntabwo yakwemera ko Satani ubuzima bwacu abuherana, ahubwo iba ishaka kwereka Satani ko ishoboye kandi ikomeye. Imana rero ishobora byose, igihe cyose nituyitakambire, tuyibwire ibyo dufite byose, tuyibwire ibibazo dufite, kandi izabidufasha. Kuko niwe uvuga ngo nimusabe muzahabwa, musabe mukomange muzakingurirwa, kandi mushakashake muzaronka. Birumvikana ko rero nta kintu twamuburana, afite byose, ahubwo icyo dusaba ni ukumwegera tukamusaba ibyo dukeneye byose. Aho kugira ngo rero duheranwe n'ibibazo dufite, ahubwo dukomeze kubwira Sekibi tugira tuti igihe tuzaba dufite ibibazo tuzamubwire ko dufite Imana ikomeye kandi ishoboye, aho kugira ngo tubwire ko Imana ifite ibibazo bikomeye, ahubwo tubwire ko Imana yacu ikomeye kandi ariyo iberaho kudukemurira ibibazo byacu, aho kugira ngo twumve ko ibibazo dufite ari byo bikomeye. Bisaba rero gukomera mu isengesho, gukomera kandi tugasabirana, tugasengerana, tugahekana muri ubu buzima. Rero twasoza twifuriza amahoro y'Imana, tunashimira abadahwema kudukurikirana, turabibona kandi turashimira tubikuye ku mutima. Umwete TV rwose ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi murarikurikirana kandi biradushimisha cyane. Dukomeze rero gutera intambwe twamamaza ijambo ry'Imana, dukora ibyo twumvishe kuri uyu munsi, kandi nibigushimisha ukore like, kandi gukomeza kugushimisha ukore subscribe na share na comment, nimbona hari ibyo twahindura. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, turabashimiye. Imana ikomeze kubana namwe, murakoze cyane.